Mukobwa jana mu myiteguro y'umujyanama w'ubuzima uzamwigenzura. Hagati aho duherukana Dina yasubiye kwa Patrick ariko Patrick yanze kumukingurira. Byarangiye bite? N'urunana. Ntabwo wicara se? Ntabwo nicara pe. Narenje kureba niba nta nkoko ufite ngo ntize. Burya se namwe mugira inkoko murashaka isake yo kubangurira? Reka da. Nta nkoko tugira ariko nabeshye umujyanama ko tuyifite. Uyu munsi rero araza kudusura kandi byanze bikunze arayimbaza. None se kuki wamubeshye umubwiza ukuri wari kubiki mukobwa ja? Ntabwo nari kumubwiza ukuri kuko aya mafaranga baha abagore batwita bava mu miryango ikennye. Burya batugira inama yo kuyakoresha neza tukaba twaguramo n'agatungo kadufasha kwita ku mirire myiza y'abana bacu. Kwe rero ubwo baduha bwose tubwikubitiramo agacupa. None uri gutira inkoko yo kujya kwerekana ukayiti yawe? Yego rwose. Humura ndayahiranye ifate neza ntugire ikibazo nta kiba. Umujyanama arashingura ikirenge mu rugo nawe inkoko yawe nayikugejejeho. Inkoko rero natwe ntayo dufite. Mukecuru niwe muntu ugira inkoko. Iyo ataduhaye igi natwe turarigura. Ubusanya ko bokuriya ko atera umwako namutera inkokora cyangwa naba nikozeho bakaza kumbaza impige n'akayihatse. Akira kabere mwana wanjye maze wiyonkereye. Ariko umwana wawe ko mbona ari mukuru we. Uzi ko utamenya kangana n'uwanjye? Yewe wawe jondi naramubonye umuzanye ku gipima mukobwa ja mbona nta kigenda pe. Reka nta kantu k'akazingo karaho kataragira n'ibiro bingahe. Ejo bundi basanze agifite 6 nabyo bibura hamagaramo. Ubwo so wamwitayeho mu buryo bwuzuye ugashyira mu bikorwa inama zose abaganga batujyana ndetse n'abajyanama b'ubuzima? Biriya bintu byose abaganga bavuga babikurikiza ukabirangiza Honori. Ngewe rero byose ngerageza kubyubahiriza kandi mpamya ntashidikanya ko ariyo mpamvu umwana wanjye yakuze akaba afite ibiro bihagije. Ahubwo ngewe nkeka ko iriya nzu yarangwida irimo ibizima bikaba ari byo bituma zingama. Ahaha mukobwa ja reka kwitwaza inzu nubwo nakomeje kubica ku ruhande ariko rwose ikibazo ni mwebwe. None se niba babahashisha kibondo aho kuyiha umwana mwarangiza mukayigurisha mukanywa inzoga murumva umwana wanyu azakurate? None se hari ubwo nyigurisha yose? Cyagiye Devota dufata ugiye kumaho gake ntiyakubwiye ngo shisha kibondo ni nk'umuti umwana wayigenewe agomba kuyinywa akayimara nk'uko bayimuhaye? Ubonye ibyo uvuga nawe ntugasekwe. Ubwo rero utangiye gutera ibune hejuru ko wagize imana ukabona umugabo ufite amafaranga kandi ejo bundi ari umukozi wo kwashyaka. Ibyo byo kuba umukozi wo kwashyaka kubizanye ute? Mbizanye kuko nawe wari utangiye kuntondagira unyirataho ubukire kandi mbizi neza kuri nkirabuhera ivuye mu masafuriya yo kwa Devota ejo bundi. Urabeho kandi nagiye mukobwa jana Jeanne d'Arc nagiye rwose. Nadi karama neza yanze kuko andagira no mu nzu yanze no gukingura ubyibuze tuvugane turebana. Ko wari usanzwe ushabutse uriya mungu wagoye biki biguhurika? Wivuga ibyo guhurika sha mujye utanyibutsa nijoro maze kumutera imitomo ndamuryoshya atangiye gufatwa sinze aho satani yaturutse maze aransana ngo ndi kumuroga bihita bisubira udubisha. Niyumva ko yikeka muruzi kuko azi ko yakuruzi niyo mpamvu nawe udashaka kumurega ngo agufashe ku ngufu z'ubuyobozi. Rega mugeni niyo umuntu arega nabanza kwibwiza ukora kumva ko n'ibikego cye gifite ishingiro. Ese nzajya kuruga mvuga ngo yamfashe ku ngufu nzaba mvuga ko banshutse se nzarega mvuga ngo iki koko ngaho mbwira. Ibyo byikuremo Nadi. Ntabwo kuburusha Patrick imyaka bimukura y'inshingano zo kurera umwana we. N'umwana utazi ko ibyo mukora muryamye bishobora kuva mu ndi. Ariko yari yarabimbwiye ko ntawashaka. Niyo mpamvu buri gihe twakoresha agakingizo kugira ngo tudasama. Ndumva ngomba kubyimenyera se nduhanye n'umwana wa rubanda. Umva niba ari ukubyumva nyine nta kundi ubuzima n'ubwo isi naguhatira gukora icyo udashaka. Gusa ubona ko nanjye nafite ubushobozi bwo kugutunga Nadi. Ndabyumva nukureba uko bigenza mu gihe kitarambiranye ukibwiriza ukagenda. Humanda bibona rwose mujye kandi ntugire ikibazo sinaje kukubera umutwaro. Ejo cyangwa ejo bundi nzagenda. Ubuse ko Patrick yarakwemeye yakwirukanye uzajya he? Ubuse uzasubira kuri Stefano ntibyarangiye kuva waraje ukigira kwa Patrick? Erega nanjye maze kurambirwa ku mutwaro ku bantu. Ndaje nshaka ikizo kitagira abantu ngende nyicumbikemo. Ngende ngwa no gushaka icyo ngaburira umwana wanjye. Ikizu kitamo abantu se kusanga kenshi ari cyo bataye cyarahindutse nk'itongo uzajya kuba mu matongo. Rurema karame igihe rero ugisibura uwo muringoti reka nanjye nkoreho ibi bibagara ejo tuzabona uko duhinga. Nta kibazo binkurireho ariko ejo ntabwo uzagaruka. Ejo nzikorana rwose sinabona ayo mafaranga ya buri munsi. Ariko uziko amaze kubona ibanga bakire mukoresha kugira ngo mugire amafaranga Rurema. Hari irindi se rizari gukora cyane kankwa? Yego mukora cyane ariko mukanaganya cyane. Ubanza amaganya yari yatumye ibintu byanyu bigwira. Umva kankwanzi ye
none se umuntu yataka atababaye kankwa? ego ku buryo ejo uzaza ukirirwa wihingana wenyine kuri iri zuba ngo ntabwo wampa amafaranga y'umubyizi. Yewe tuzajya dukorana rimwe irindi ryikorane n'ubundi nta kinyirukasa imvura se kwitaragwa ngo ndatera nta kibazo rwose. yewe uzabireke nanjye niruhukire ni nayo yayo. ubundi aho nahereye niruka mu misiri ya rubanda hari imodoka naguze. ikibazo ni ibi byatsi byawe ntwika ntibishye ngo nitahire. Ye sinari narebye kankwa uri gutwika ibyo byatsi? Yamaye inka rero. ahubwo byanze gushya ndatwika hamwe ahandi hakazima wagira ngo ntibyumye neza. Have rwose have sigaho utankururira abayobozi rwose. Ntabwo uzi ko gutwika ibiyorero bibujijwe. none si ibi bibagara twahinze turabisiga mu murima ejo uzahinguke. Ewe reka tubiyore tubinyanyagize hano twahinze. Nzabihakura bimaze kuma hanyuma mbigire ifumbire. twabitwitse se bikava mu nzira. Yamaye inka rero. None se kankwa ubwo ntuzi ko gutwika ibiyorero bishobora guteza impanuka ukitwikira cyangwa ugatwikira abandi? Kandi burya rero binangiza ubutaka bigatuma umusaruro bwari gutanga ugabanuka. aha ngewe rero nta mbaraga mfite ziyora ibi bibagara. ubwo nditahiye ejo uzazindukane n'umugore wawe abikuyorere. Ntacyo bitwaye rwose aho kugira ngo dutwike ibibagara byangiza umwuka duhumeka. Ereka burya ngo hari n'ibinyabuzima biba mu butaka. Byakwangirika rero iyo umuntu atwitse ibiyorero cyangwa imisozi n'amashyamba. ariko rureme ntukajya ushaka kunyifatira kuko ndinjije ntizi ko nta muntu uba mu butaka se. ntihabemo ihene cyangwa intama, ntihabemo ingurube. ibyo binyabuzima biba mu butaka ni ibihe koko? Yego turi amahoro. Namwe se ni amahoro ko mungendereye? Yego ni amahoro Patri. Nadine se arimo? Oya nta burimo. Ndabigenza ko namushakaga. Yagiye hafi se ku buryo namutegereza cyangwa icyo namushakiraga nakikubwira. Wamushakiraga iki se? Nashakaga kumwibutsa gahunda yo kwipimisha nk'umugore utwite. Kuva yamenya ko yasamye ntabwo arasubira ku kigo nderabuzima ngo bamukurikirane. Niba ari ibyo rojya kubimwibwira ko ndumva bitandeba. Birakureba cyane Patri. Nubwo ari Nadine utwite ariko uriya mwana atwite ni uwanyu mwembi. Akeneye kumwitaho rero ukamuha hafi ndetse ukamugurira mituweli kuko ntayagira. Ibyo se ndabikubwiye. Siko bimeze se Patri. Nadine se umugore wawe mugiye kubyara n'umwana? N'umugore wanjye se waramunkingiye. Patrick rwose wivuga nabi. Wenda ntibibe kwivanga muri gahunda z'urugo rwanyu ariko byibuze turebe ku nyungu z'umwana atwite. Ariko se umwana atwite ndamureba iki? Wagiye kubwira nyina akamureba ibyamureba ngiye Patrick ukampa amahoro. Ugomba kumureba kuko ari uwanyu mwembi. Ntabwo ugomba kubiharira Nadine wenyine kandi mwese ari uwanyu. Ariko gukomeza kunsindagira ngo ni uwacu twembi waradupimye. Patri, reka ibyo ne kubyivangamo. Icyangombwa nuko umubyeyi akurikiranwa n'abaganga nk'umugore utwite bakamenya niba umwana akura neza mu nda sibyo? None se kiza soko wabibwira Nadine? Yego rwose, ariko ngize ibyago usima musanze. None rero wahazira uze kumumbwirira. Arabava hajya hese ko Nadine atari umugore wanjye. Sinzi nimba ari umugore wawe cyangwa atari wawe, icyo nzi nuko mubana. Tubana? Ntabwo tukibana rero yaragiye. Yagiye he? Yasanze abagabo be. Abagabo be bande se kandi ko muheruka bahano? Ntabwo mbizi rwose mujyana. Mbabiruke gukomeza kumbaza ibintu bya Nadine ko rwose nta kintu mbiziho. None se byibuze wandangiye aho asigaye nkazajya kumureba ko nshaka kumuha ubutumwa bumwibutsa ko agomba kujya kwipimisha nk'umugore utwite. Byatunganye da. Murigoye. Karame. Ibi ni ibiki? Amateke n'ibishyimbo koko gusa. None wumvaga ari ibiki? Narenze ko rwose ari utundi tuntu twiza kumbi. Nibi bintazi by'ibiteke. None se ko ariyo yeze munsi y'urugo wagira ngo nteke iki kindi ntafite rureme. Yaroshe. Usi yuteka byibuza agaceri cyangwa se n'ibirayi. Nkabigura iki? Ujya ureka nkora ku mafaranga yawe yose sa yawe. Niyo umpaye yo guhaha ntunagekamo ibyo mpaha. Ngo akabigura iki? None se bigeze umbwira uti ndashaka guhaha iki n'iki? Unyaka amafaranga yacyo ndayakwima. None se rureme. Urambaza iki? Ubu nzajya mpaha ari uko mbanje kukubaza uyu munsi bibe bityo n'ejo bundi. Bitwaye iki se? Aho kugira ngo urundudira ayo mateke n'ibizumba bya buri munsi, mateke bya buri munsi nkaho ari umuti nandikiwe n'abaganga. Cyo kore yakoze ishyano da.
urahindura ugateka imyumbati. ibyo nyine mbiteka kuko ari byo biri mu murima wacu urumva. nanjye sinshobora guhora imbere yawe nteze ibiganza ngo mpa amafaranga yo guhaha boshye usaba padiri ukarisitiya. ubikoze waba iki? ubwo iyo ni imitwe yo kugira ngo nguhe amafaranga yanjye maze uyagavure. ntayo nguhaye rero. niba ari ayo mateke ushaka kujya uhora utekaye buri munsi jya uyateka uyasangire n'abana bawe. erega si ngombwa kumpa amafaranga yawe. niyo twakwicara tugapangira hamwe amafunguro y'icyumweru cyose byadufasha. ngaho rero ubwo tukicara turi ku wa mbere tuteze ko tuzarya iki, ku wa kabiri turya iki, ku wa gatatu tugisimburanye iki, kugeza ku cyumweru rero. none nitubikora gutyo ntabwo uzongera kundenganya ngo ndatetse indyo imwe idahinduka. kandi amafaranga yawe azaba afite umutekano kuko uzajya umpaha yo guhaha ibyo twemeranijeho. cyakora kuko byaba ari byo. ntiwabona uko ngavura kuko niba ari umuceri najya kwa Filipo nkabamenya uko ugura. ntabwo wahwanye nawe sindezeho n'igiceri cy'ijana. nyine nanjye naba ngize amahirwe nkaboneraho kuruhuka amateke n'ibijumba bya buri munsi. none se igikoma kuba kiri mu kajerekani bitwaye ikimujyana? none se Pascal, ndakumva. kiriya gikoma mwashigishe mu gitondo mukagishyira mu kajerekani kikabamo kigakonja, ubaye amasaha umwana arakinywa kikamumarira iki koko? ariko abantu muri rata mugakabya we niko se mujyana. ubwo urashaka ko natwe tuba kwa Shyaka tukagura bya byuma bagishyiramo bikagumana ubushyuhe? ngaho teremosi muyireke kuko ihenze, ariko muteke icyo bamara. hanyuma se niduteka icyo bamara mu kanya bagashaka ikindi twongere dusubire mu ziko guteka ikindi kandi? nyine mu gihe mudafite ubwo buryo bwo kukibika gishyushye muzajya muteka icyo banywa bakamara, kuko burya ibiryo bikonje nabyo biba byapfuye ntacyo bifasha umwana. ariko ubwo raba afite umusozi w'ishyamba nkuramo inkwi uko mbishatse. mujyana bajye bakinywa kivuye mu kajerekani, uzapfa ngo nuko yanyweye igikoma gikonje nzamuhamba. ntacyo reka mbyemere da ko ari bwo buryo mukoresheje. ese byibuze ako kajerekani nimukagirira isuku. ngaho reba uko gasa. ubusaka ni akajerekani gashyirwamo ikintu umwana arya. reba ibikombe mukoresha uko bisa. mujyana ngwino nkwereke inkoko, njye no kukwereka akarima k'igikoni. ubundi ko waje kureba uko dukoresha inkunga duhabwa waje kureba isuku. ngaho genda uyizane ndebe da. gusa nubwo mwagira amagi 100 buri mwana akarya 5 ntacyo byabamarira mutitaye ku isuku y'ibyo barya. ese Pascal ya nkoko iri he? ntiwambwiye ngo uyishyize mu gikarira? none se sinari nakubwiye ngo uyizirike? ntanze kuyizirika kugira ngo umujyana mu buzima atayisanga ku kiziriko akatubaza impamvu tuyizirika kandi nta myaka iriho yona akadukeka amababa. wakigoryi we se ubu ko nsanze yagiye turamenya inkoko y'umukobwa wa Bushombe yagiye he koko? ku nkoko yande? ndeka wa mubyeyi we ndeka rwose. kubana n'umugabo w'igicucu utagira ubwenge ni akaga. navuye gutira inkoko ndakibwira ntuyizirike itagira aho ijya tuze kubona icyo twereka umujyanama. aho kuyizirika sinzi ibyo cyagiyemo, none ndebye inkoko ndayibura. ubu si inkoko y'umukobwa wa Bushombe n'inyibura nyina ndamukizwa n'iki koko? ariko urumva amagambo ukoresha ubwira umugabo wawe n'abana banyu bo kumva koko mukobwa aja? nigihaguruka kijye gushaka inkoko y'abandi yewe, naho ibyo umbwira byo ntacyo bivuze. none se ubundi ko mwambwiraga ko iyo nkoko ariyo mwaguze mu mafaranga muhabwa y'inkunga y'ingoboka ngo ijye ibafasha kwita ku mirire y'abana, hindutse iya kirere gute? reka kumbaza ubusaho nawe. ubwo se ibyo urumva ari byo bifite agaciro kuruta kujya gushaka nk'inkoko y'umwana w'abandi yagiye. ikinyoma cya mukobwa jana ko kimutamaje arabyifata mate. ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana muyitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo disi kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha.